Muraho, ni umukozi w'Imana Marceline ugira ngo mbagezeho inkuru nziza. Turashimye akanya rwose mufashe kubona mwemera mugafungura iyi link kugira ngo mwumve inkuru nziza ivuga ngo Yesu ninde. Ndasabye ngo Umwami Yesu wemeye ko mufungura iyi link abasange, abaha umugisha kandi rwose musobanukirwe kurushaho. Reka rero dufate abafite Bibiliya, kuko ndavuga amagambo menshi yo muri Bibiliya adufasha gusobanukirwa n'icyo Yesu ari we. Ayo magambo ni menshi kandi ndumva ariyo twakwibandaho. Ubwo rero reka dutangire tureba mu gitabo cya Matayo, igice cya 16 umurongo wa 13 kugera kuri 16. Reka nsome. Noneho Yesu ageze mu karere ka Sezariya Filipi, abaza abigishwa be ati, abantu bavuga ko Umwana w'umuntu ari nde? Hanyuma bati, bamwe bavuga Yohana umubatiza, abandi Eliya, n'abandi Yeremiya cyangwa umwe mu bahanuzi. Arababwira ati, ariko muvuga ko ndinde? Simoni Peter aramusubiza ati, uri Kristo, Umwana w'Imana nzima. Reka rero dusenge. Mbere yuko tujya muri aya magambo y'Uwiteka yashize ku mutima, reka dusenge dusabe imbaraga z'Umwuka Wera maze zirushe kudusobanukirwa, kuko Imana yonyine isobanura neza kurusha njyewe umwana w'umuntu, kuko njyewe ntabwo mfite izo mbaraga nk'iz'Imana yasobanurira umuntu agasobanukirwa. Reka rero dusenge. Data, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, none ndagusabye ngo wiheshe icyubahiro hamwe n'umwana wawe Yesu Kristo mu bintu biravugwa muri ubu butumwa. Turasabye ngo bidufashe kurushaho kukwizera no gusobanukirwa n'ibya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Mwuka Wera rero, ngwino nawe udufashe kurushaho kumenya no gusobanukirwa n'iby'ubutumwa bwiza. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Dusubiye rero muri iriya nyigisho cyangwa muri iyi baruwa twasomye, nako mu gitabo cyasomye cya Matayo igice cya 16 uriya murongo wa 13 uravuga ngo, noneho igihe Yesu yinjiraga mu karere ka Sezariya Filipi, yabazaga abigishwa be ikibazo. Ahangaha rero Yesu yabajije ikibazo abamukurikiraga agira ati, abantu bavuga ko ndinde? Nuko bamusubiza ko Yesu ari umwe mu bahanuzi bakomeye bazutse. Nuko Yesu abaza abigishwa bati, mutekereza ko ndinde? Petero asubiza avuze ko Yesu ari Mesiya. Ibi nabyo twabisanga, wenda reka ntange n'iyi mirongo abashaka gusoma Bibiliya, biri muri Marko igice cya 8 umurongo wa 27 kugera kuri 30, na Luka 9 kuva kuri 18 kugera kuri 20. Bene data rero, icyo gihe Petero yari mu rujijo kubera ko yafataga Yesu nk'umuntu w'Imana. Mbese yamufataga nka Mesiya wasezeranijwe kandi akaba yarategerejwe kuva kera. Ibyo nabyo tubisanga mu gitabo cya Yohani igice cya 4 umurongo wa 26 kuri bene data bashaka kujya gusoma Bibiliya. Turebye rero muri iyi baruwa muri iki gitabo twatangiye cya Matayo umurongo wa 16 uravuga ngo, Simoni Petero yashubije Yesu ati, uri Kristo, Umwana w'Imana nzima. Nuko Yesu aramubwira ati, urahirwa Simoni Bar-Jona, kuko umubiri n'amaraso ntibyari kuguhishurira, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Imana yakoreye Petero ikintu ndengakamere ubwo yakinguraga umutima we, maze
ikabwira Petero ukuri kw'ibya Yesu. Petero yashoboye gutangaza ko Yesu ari umwana w'Imana kandi akaba na Mesiya. Ibyo byari ukuri, ariko Petero ubwe ntiyabyumvaga. Kandi koko nk'uko yabivuze Petero, Yesu ni Mesiya. Yesu ni Mesiya, ni umwana w'Imana. None se ubu Yesu akubajije uwo ari we wowe ubwawe wavuga iki? Yesu ubwe akubajije ati umugabo Yesu ni w'i Nazareti yari muntu ki? Wasubiza ute? None se wavuga ko ari umwami wawe, cyangwa se wavuga ko ari Misaya, ari Mesiya? Ubwo rero urumva ko igisubizo cyose watanga, wavuga ko ari umwami wawe, wavuga ko ari Misaya, uwo wamwita uwo ari we wese, icyo gisubizo cyose watanga cyakwerekana ko uri umukristo cyangwa se utari umukristo. Ahangaha igisubizo atanze ari kiriya, urumva nyine kiba cyerekana ko ari umukristo, kuko Yesu koko ni Mesiya. Yesu ni umwami waje kudupfira ku musaraba. Yesu wacu ni Imana yacu, ni umwana w'Imana waje kudupfira ku musaraba, ni umwami wacu. Reka rero turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira kuri Yesu. Yesu ubwe yarivugiye ati njye ntabwo ndi umuhanuzi gusa. Ubwo rero tugiye kureba muri Bibiliya, ibingibi biri muri Mariko igice cya 6:4. Yesu arongera ati ndi Imana yigize umuntu. Nabyo turabisoma mu gitabo cya Yohana igice cya 1:14. Ahangaha rero Yesu yashatse kuvuga ko ari umwana w'Imana wiyambitse umubiri, ati kandi nzahoraho iteka ryose. Haleluya. Yesu ubwe yavuze ko atuye mu bantu kandi ko ari we mukiza w'isi. Ibi nabyo abashaka kubireba muri Bibiliya biri muri igitabo cya mbere cya Yohani, nako ibaruwa ya mbere ya Yohani igice cya 4:14. Amahoro y'idini, ngo amahano y'idini rya gikristo nuko Yesu ari umwami n'umukiza. Ahangaha abantu bitwa abakristo, amahano rwose abantu bose bavuga ko abakristo bakora amahano, nuko bajya bita Yesu ko ari umwami n'umukiza. Kandi koko niko byanditse muri Bibiliya, Yesu ni umwami n'umukiza. Ibyo tubisanga nabyo mu gitabo cya Luka, mu ivanjiri ya Luka igice cya 2:11. Ikindi nuko Yesu yavuze ati ndi inzira, ukuri n'ubuzima. Nabyo abantu usanga babyamagana bavuga ati aya ni amahano, ariko nabyo urebye muri Bibiliya tugisanga muri iriya vanjiri ya Yohani igice cya 14:6. Umwami wacu Yesu rero arihariye rwose, kuko nta wundi muntu wigeze ashingwa umurimo n'Imana yo mu ijuru. Ni Yesu umwana w'ikinege wayo washinzwe uriya murimo, kandi ni nawe wawushoboye. Ni nayo Mana yacu, niwe mukiza wacu. Reka rero turebe ibyo Bibiliya itubwira ku kuntu Yesu ari umuntu. Turebe ibyo Bibiliya ivuga ko Yesu ari umuntu. Mu mavanjiri ane hari ibimenyetso byerekana ko Yesu ari umuntu wuzuye. Yesu yavuye kuri nyina w'umuntu. Ibyo tubibona muri igitabo cya Matayo igice cya 1:25. Ubundi Yesu yagize inzara, nabyo twabishaka tukabibona mu gitabo cya Matayo igice cya 21:18. Yesu wacu yagize inyota, nabyo tubibona mu gitabo cya Yohani igice cya 9:28. Ndetse Yesu yageragejwe nk'uko natwe tugeragezwa, ibyo tubibona nabyo mu gitabo cya Matayo igice cya 4:1. Yanyuze mu mibabaro myinshi cyane, nabyo tubibona mu gitabo cya Matayo igice cya 16:21. Kandi yapfiriye n'abantu bose, nabyo tubibona mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 5:15. Ibi byose biratwereka ukuntu Yesu yari umwana w'umuntu, ko ibi byose byanditse kandi no muri Bibiliya abashaka kubibona. Ngo ntiyigeze akora n'icyaha, nta nubwo yigeze atuka n'umuntu. Reka dukomeze turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu yarize igihe umushuti we Lazaro yapfaga.
Yesu rero yarize kumva y'umukunzi we witwaga Lazaro. Ubwo nabyo tubisanga mu ibaruwa ya Yohani, nako tubisanga mu ivanjiri ya Yohani igice cya 11 umurongo wa 35. Kandi ni byiza kumenya ko Yesu atigeze akora icyaha. Ntabwo yigeze akora icyaha cyangwa ngo abeshye umuntu. Ibi nabyo byerekana ko Yesu ari Imana. Tubisanga mu gitabo mu ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 2 umurongo wa 22. Ubwe Yesu ubwe avuga ko uko biri kose byumvikana ko Yesu arengeje kamere y'umuntu, kubera ko ubwe avuga ukuntu Imana yakunze abari mu isi yose ikamukunda cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ahangaha rero batwumvisha ko Yesu arengeje kamere y'umuntu, kuko muri kiriya gitabo cya Yohani igice cya 3 umurongo wa 16 kiri kutubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Burumva rero kubw'umwihariko birerekana ko Yesu adasanzwe, ko kandi Yesu ari umwana w'ikinege w'Imana, nk'uko tubisomye muri iyi vanjiri ya Yohani ibice 3:16. Mu by'ukuri rero ijambo ry'Imana dusanga muri Yohani igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 3 naryo ritubwira ko Yesu yavuze ko yabayeho mbere. Reka ndisome twumve ukuntu Yesu yabayeho kera kare kose, ndetse ngo na mbere ya Aburahamu. Turisome muri kiriya gitabo nyine cya Yohani wa mbere, muri iriya baruwa muri kiriya gitabo, muri iriya vanjiri ya Yohani wa mbere igice cya Yohani chapitre ya mbere kuva ku murongo wa 1 kugera kuri 3. Yohani 1 umurongo wa 1 kugera kuri 3. Reka turebe ukuntu Yesu yariho kuva kera, ngo na mbere yuko Aburahamu yarariho Yesu yarariho, kuko ubundi Yesu niwe waremye ijuru n'isi. Reka tubisomye, umwuka wera udusobanurire. Mu ntangiriro byari ijambo, na jambo yari kumwe n'Imana. Mbere yuko igihe gitangira yabayeho. Ati mbere yuko Aburahamu abaho ndiho. Ati ndiho iteka. Abantu bamaze kumva uku kuri maze birabacanga, bararakara, bashaka kumutera amabuye. Kandi koko ibintu ntibitangaje, kuko n'ubundi baje kwica umwami wacu Yesu Kristo, maze bamubamba ku musaraba apfa urupfu rubi. Igihe Bikira Mariya yabyaraga Yesu Kristo, ntabwo yariyo ntangiriro cyangwa inkomoko y'ubuzima bwa Yesu Kristo, kuko yamye ariho kuva kera. Yesu yabayeho kuva mu bihe bidashira kugeza ibihe bidashira. Yesu ni Imana. Abasoma Bibiliya twareba mu gitabo cya Zaburi igice cya 90 umurongo wa 2. Ijambo ry'Imana rirongera rikatubwira ko Jambo yahinduwe umubiri maze agatura muri twe. Ibi nabyo turabibona mu ivanjiri ya Yohani igice cya 1 umurongo wa 14. Ni ukuvuga ko Imana ihoraho yahindutse umubiri muri Yesu Kristo, maze aza kuba muri twe ari mu ishusho ry'umuntu. Yiyambuye ubumana bwe, aza kuba mu bo yaremye ari mu ishusho y'umuntu. Ibi byose byerekana urukundo rutagira urugero yakunze abana b'abantu, yakunze ngewe nawe, kugira ngo natwe tumukurikire kandi tumugire Imana yacu, kuko nta kindi twifuza usibye kugira we. Reka rero hano turebe ikibazo buri wese yakwibaza: ni gute wasobanura ko Yesu ari Kristo? Niki cyatumye Yesu bamwica? Yesu yishwe kubera ibintu bitatu. Bamushinjaga impamvu 3.
iya mbere bavuze ko akunda abanyabyaha, kandi urebye koko Yesu yaje kuri iyi si kugira ngo akize abantu ibyaha, yaje kugira ngo apfe urubozo, kugira ngo ari amaraso ariyo amena ku musaraba dukirizwemo ibyaha. Ikindi cyatumye bamwica, bavuga ko yakijije abantu ku munsi w'isabato. Hanyuma impamvu ya gatatu iravuga ko ngo Yesu yavuze ko ari umwana w'Imana. Ibi bintu bitatu rero bikaba byaratumye bamwica urubozo, bamubamba kuri uriya musaraba. Ijambo ry'Imana ritubwira ko yababariye icyaha. Nta wundi muntu ushobora kujya hariya ngo avuge ngo njyewe ndababarira abantu ibyaha usibye Yesu Kristo. Ibi nabyo tubona ko iriya Evanjiri ya Luka igice cya 5 umurongo 20 itubwira ko Yesu ari we ukiza ibyaha, kandi birazwi ko nta muhanuzi wigeze abikora. Yesu ubwe yababariye icyaha nk'uko yabivuze ati ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe ku bwa Yesu kuko tubabarirwa ibyaha, dore ko turi abanyabyaha. Ububasha bwa Yesu bwerekanye ko ari umwana w'Imana. Yaraje maze arababwira ati nahawe ubutware bwose. Urumva rero ko Yesu ari umwana w'Imana ufite n'ubutware bwose, nk'uko tubisoma mu gitabo muri iriya Evanjiri ya Matayo igice cya 28 umurongo wa 18. Yesu yari afite n'ubutware kuri kamere cyangwa nature. Ibyo rero niba dushaka kubireba neza tubibona mu ibaruwa muri iriya Evanjiri ya Mariko igice cya 4 umurongo wa 35 kugera kuri 31, 35 kugera kuri 41. Iyi mirongo itubwira ko ijoro rimwe yari mu muyaga, inkuba irabagirana. Ijoro rimwe hari umuyaga, maze imirabyo irarabagirana, inkuba iratontoma, inyanja iraka, cyangwa inyanja iratontoma, inyanja nyine irivuruguta cyangwa haza imihengeri, maze n'umuyaga urahuha. Abigishwa bagize ubwoba, kandi Yesu yari asinziriye mu bwato. Maze bamukanguye, arahaguruka aravuga ati amahoro nimutuze. Maze imirabyo irekera gucana, inkuba ihagarika gutontoma, imvura irekeraho kugwa, maze umuyaga n'inyanja biraceceka. Haleluya! Ibi rero byerekana ko kamere nayo yumvira Yesu Kristo. Amen. None uwizera Yesu rero wese asabwe kumwiringira, kuko ari Imana itegeka n'inyanja igatuza, itegeka n'ibyo yaremye byose bigaceceka bikamwumvira. Natwe kandi tujye tumwumvira ko natwe yaraturemye. Haleluya! Yesu Kristo yari afite imbaraga kuri kamere na nature. Ibyo tubibona dutese. Yari ashoboye kuvugana n'umuyaga. Yesu yari afite imbaraga zo kuvugana n'umurabyo, imirabyo yateraga. Yari afite Yesu yakoraga ibyo bitangaza byose kubera ko yari Imana. Niwe waremye ibyo byose, niwe waremye nature, niwe waremye abantu, niwe waremye ibiboneka ndetse n'ibitaboneka. Yesu Kristo yari afite ubutware ku ndwara. Indwara zose Yesu Kristo yari azifiteho ubutware. Twibije ko mu bintu byatumye bamubamba nabyo yakijije abantu ku isabato. Ahangaha yatumye impumyi zibona, yatumye abatumva bumva. Yesu yatumye ibiragi bivuga, kandi yazuye n'abapfuye. Twibuke igihe cya Lazaro wa mukunzi we. Ibi rero nabyo tuyisanga mu ibaruwa cyangwa mu Evanjiri ya Matayo igice cya 8 kuva ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 17.
Yesu Kristo yari afite ubutware ku badayimoni. Buri gihe Yesu yahoraga ahanganye n'amadayimoni kandi yashoboraga no kubirukana. Abantu bose abadayimoni bari barigaruriye barabaye abasazi, bagiye bagarura ubwenge bahuye na Yesu Kristo. Ibi nabyo tubisomye twabibona muri Evanjiri ya Luka igice cya 4 umurongo wa 35 kugera kuri 37. Mbese urebye urupfu rubi Yesu yapfuye, hari umuntu wigeze yumva? Hari umuntu wigeze gupfa nkawe? Icyo gihe imirabyo yarabagiranaga. Icyo gihe imirabyo yararabagiranye, maze inkuba iratontoma, nuko isi iranyeganyega. Nuko abasirikare babibonye bemera yuko Yesu agomba kuba ari umwana w'Imana. Murumva urupfu yapfuye, murumva ibyabaye icyo gihe. Nyine n'abasirikare bamukubise bari baraho ngaho, babonye ibyabaye bemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero ritubwira mu gitabo muri Evanjiri ya Matayo igice cya 27:32 kugera kuri 51 ko Yesu yajyanye umusaraba uremereye i Golgota, aho bagombaga kumubambira. Nuko umugabo w'umwirabura witwaga Simoni wa Sirene yaje kuwumufasha kuko yari ananiwe cyane. Noneho abishe Yesu Kristo babanje kumwambura imyenda ye, nuko bamukubita inkoni kugeza igihe atashoboraga kuba yakwihagurutsa. Numva nyine ko bari bamumazeho, nyine bamujanjaguye. Noneho abo basirikare b'Abaroma bashyira ikamba ry'amahwa ku mutwe wa Yesu, maze ava amaraso. Ayo maraso agatemba agwa hasi. Abamubambye baramusetse, maze bamucira mu maso, bamucira amacanjwe, bamushinyagurira. Abo basirikare b'Abaroma bamurambitse ku musaraba, maze bamutera imisumari. Icyo gihe rero Yesu bamutoboye amaboko n'ibirenge, maze ava amaraso menshi cyane. Igihe babambaga Yesu Kristo ku musaraba, yabwiye Se wo mu ijuru mu ijwi riranguruye agira ati, Mana yanjye, ni iki gitumye untererana? Nuko yubika umutwe aravuga ati, birarangiye. Abashaka kubireba muri Bibiliya tubibona mu gitabo cya Yohani igice cya 19 umurongo 28 kugera kuri 30. Aho ngaho yashakaga kuvuga ko umugambi w'agakiza wamuzanye urangiye. Mbere yuko Yesu apfa, yabwiye Se wo mu ijuru ati, Data, ubababarire, ntibazi icyo bakora. Nuko aratanga, nuko arapfa. Ibi nabyo tubisanga muri iriya Evanjiri ya Luka igice cya 23 umurongo wa 34. Hano rero ndagira ngo mbaze nti, ese nawe bakwishe ruriya rupfu Yesu yapfuye, urumva washobora kubabarira abo bantu bagutoboye mu maguru ndetse no mu maboko, urupfu mwamwishe koko, urumva nawe wababarira? Byari byose ubwo twakurikiye Yesu, natwe tugenda dukurikira ibyo yakoze. Ngewe ku bwanjye nduva nabababarira, kuko Yesu atanga n'imbaraga n'ububasha bwo umuntu yakora icyo ngicyo, kuko yarababariwe. Yagiye ku musaraba kugira ngo dushobore natwe kubabarira. Yemeye kubwira Se ngo bababarire kugira ngo natwe tugire uwo mwete kujya tubabarira abatugirira nabi, cyane cyane abakorera babikorera kugira ngo bibanezeze. None rero urebye ibyo bamukoreye byose, Yesu ntiyigeze yinuba, ahubwo yaravuze ati, Nyagasani, ubababarire kuko ntibazi icyo bari gukora.
Imana itugirire neza. None rero ubu ngubu Uwiteka Imana yacu ishobora kutubabarira ibyaha byacu byose, kubera ko Yesu yarangije umugambi w'Imana ku gakiza kacu twese. Ariya maraso yamenye ku musaraba niyo rwose aduhanagura ibyaha, niyo Yesu yicaye iburyo bwa Se ari kudutakambira, yagiye mu ijuru kugira ngo ayo maraso adutwikire, ayo maraso mbese Imana yamwohereje kugira ngo aze kuri iriya misiyo ariyo ireba muri ayo maraso aho kureba twebwe, dore ko twebwe twarimwe turi abanyantege nkeya. Ikindi rero twavuga ku Mana yacu yaturemye ni uko Imana yacu buriya urukundo idukunda, izi amazina, izi zina ryawe, izi zina ryanjye, izi zina rya buri muntu wese. Ibyo tubisanga muri iriya Ivanjiri ya Luka igice cya 12 umurongo wa 7. Imana yacu izi n'umubare w'imisatsi iri ku mutwe wacu. Ni ukuvuga ngo izi n'umubare w'umusatsi uri ku mutwe wawe. Nabyo tubisanga muri iriya Ivanjiri ya Matayo igice cya 10 kuva ku murongo wa 30. Yesu yemeye kubabarizwa kuri uriya musaraba w'ubugome kubera ko yagukunze bihagije kugira ngo akubohore mu cyaha. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Yesu Kristo yagombye kubabara bigeze hariya kugira ngo uriya musaraba awikorere, awugirireho urwamfura mbi, kubera ko yari azi umunezero wari imbere ye. Yarababaye, bamugiriye urwamfura mbi, ariko icyo yaratumbiriye ni umunezero wari imbere ye. Ibi nabyo tubireba mu gitabo cy'Abaheburayi igice cya 12 umurongo wa 2. Yesu wacu yagiye ku musaraba azi ko azazuka mu bapfuye ku munsi wa gatatu. Twibuke ko Yesu ari Imana. Yari azi ko azazuka rero ku munsi wa gatatu, kandi yari azi ko hari abantu bazamwemera, nanjye ndimo, maze bagashinga itorero rye. Uwiteka ahabwe icyubahiro, umwemera wese rwose amukurikize kandi anezerwe. Isi yamenye amakuru akomeye cyane mu izuka rya Yesu. Abantu bumvise ngo Yesu ntabwo ari hano, arazutse. Imana ishimwe, ntabwo urupfu rwamuheranye, ahubwo yarazutse. Uwiteka yihesha icyubahiro. Ibi nabyo tubisanga mu gitabo cya Mariko, mu Ivanjiri ya Mariko igice cya 16 umurongo wa 6. Izuka rya Yesu rero ryabaye inkuru nziza, yashishikarije abigishwa be guhindura isi. Bahinduye isi mu minsi yabo. Natwe reka iyi nkuru nziza idufashe guhindura isi mu gihe nk'iki tugezemo. Abo bigishwa be bagiye hose batangaza ko Yesu ari muzima, kandi koko na n'ubu Yesu aracyari muzima. Nibyo rwose, Yesu Kristo ni muzima n'uyu munsi iteka ryose. Yicaye iburyo bwa Papa we, Data wa twese uri mu ijuru. Ibi nabyo tukaba tubisanga mu gitabo cy'Abaefeso igice cya 1 umurongo wa 20. Yesu ahimbazwe, haleluya. Yesu ubwe yaravuze ati, ndi Alpha na Omega, mbere n'inyuma, ndi intangiriro n'iherezo. Imana ishimwe kuko arabyivugiye. Ibi nabyo tubitasanga muri kiriya gitabo cya nyuma cya Bibiliya twita Ibyahishuwe mu gice cya 22 umurongo wa 13. Yesu arongera ati, ye ndaza vuba. Yesu ahimbazwe, yarabyivugiye. Nabyo tubisanga muri kiriya gice cya nyuma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22 nyine umurongo wa 20b. Yarivugiye Yesu ati, ye ndaza vuba. Yesu wacu turagutegereje rwose n'amaboko yombi, kandi rwose tunezerewe. Bene data, Yesu ashobora guhindura ubuzima bwawe numureka akaza mu mutima wawe, maze akakubera umwami n'umukiza. Icyo wakora cyose, icyo ugombye gukora ni ukumwizera, kubera ibyo yakoze, kubera urukundo yagukunze. Ibyo byose yabikoze kugira ngo kwereke urukundo agukunda. Niba rero ushaka kumwakira nk'umwami wawe n'umukiza,
ni ukugira ukwizera. Gira ukwizera, subiza amaso inyuma urebe ibyo yakoze, subiza amaso inyuma urebe ukuntu niwe Mana ya byose, niwe utanga amahoro, niwe utanga ubugingo, niwe Mana yavuye ari amaraso atagira akagero, wishwe nabi agira ngo agupfire ku musaraba, maze ayo maraso agukirizwemo ibyaha. Mbese ayo maraso yavuye kugira ngo yerekane urukundo agukunda, kugira ngo yerekane ko nawe uruwe, kugira ngo aguha ya mahoro isi idatanga, kugira ngo nawe ukimbagire kuko ufite umwami ugukunda, umwami wazanye agakiza kugira ngo mbese ugobotorwe mu ngoyi y'umubi. Umubi yitwarira abana batazi Yesu. Abatazi Yesu rero rwose barahangayika, ugasanga baragenda bakicwa n'umubi sekibi. Ahubwo rero sanga Yesu. None reka nkuyobore mu isengesho ry'agakiza. Niba ushaka kwakira Yesu nk'umwami wawe n'umukiza wawe, reka nkubwire isengesho urakurikira, unsubiremo amagambo ngiye kuvuga mu kwemera kwawe, maze ureke Yesu aze abane nawe akaramata, ndetse yohereze n'umwuka we ubushoboza. Subiramo rero aya magambo kandi uyasubiremo rwose mu kwizera ubyemera. Yesu Kristo mwami wanjye, ndashimye urupfu wapfuye kugira ngo unkize. Mana Data, ndasabye umbabarire ibyaha byose nacumuye, maze unyakire nk'umwana wawe, wongere unyuhagire imbere n'inyuma, untegure rwose. Ndabyemeye urupfu umwana wawe yapfuye ku musaraba kubera njyewe, maze kubw'ubuntu bwawe akazuka ku munsi wa gatatu, akaba ari muzima na n'ubu. Ndakwakiriye Yesu, ngwino ube mu mutima wanjye. Ndashimye kuri Imana yanjye, ndashaka kugukurikira ubuzima bwanjye bwose. Ndasabye wohereze umwuka wawe wera abinshoboze, maze ngukurikire akaramata. Habwa ikuzo n'icyubahiro mwami wanjye, kandi ndabishimye ko wanyakiye. Nsabye nizeye mu izina ry'umwami mwiza Yesu Kristo, amen. Rero reka ngushime kubona wemera ugafata iyi ntambwe ukakira agakiza. Niba ubikwiye ku mutima rwose, Uwiteka akunezererwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Reka nkubwire ko mu ijuru n'abamarayika bari kuvuza ingoma. Abamarayika baranezerewe kubera iyo ntambwe wateye. None ndasabye Mana isumba byose ngo uyu mugaragu wawe, uyu mwana wawe, umuhe umugisha udasanzwe, kandi koko akubera igikoresho nk'uko yabishatse, nk'uko yabisabye. None mwami mwiza, ihesha ikuzo mu buzima bwe. Nsabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. None rero icyo nsabye ni uko washaka Bibiliya. Ni byiza kugira Bibiliya ugahora uyisoma buri munsi. Ikindi ni uko washaka itorero, ahantu hari itorero risoma Bibiliya, ukajya ujya kumva aho bigishiriza Bibiliya, cyangwa ugahura n'abandi bantu bakunda Imana. Ikindi ni uko washaka ahantu bigisha Bibiliya, ukajya nawe usoma Bibiliya n'abandi, mbese mugahugurana. Imana igufashe muri urwo rugendo, kandi wakoze.
mu gusoza rero ndasubiramo cya kibazo twatangiranye nti ese abantu bavuga iki kuri Yesu Kristo? Reka wenda tugisubize tuvuga ko nibyo rwose ko Yesu ari umwana w'Imana, kandi uwo mwana w'Imana ni muzima. Imana ishimwe. Ni umwana w'Imana kandi ni umwami, ni Imana yacu. Ikindi kibazo, none se wowe wavuga ko Yesu Kristo ari nde? Wenda tubyorereze dusubize ko Yesu Kristo ari Mesiya, kandi akaba ari Imana yacu, ni umwami wacu, ni agakiza kacu. Uwiteka bihererwe icyubahiro. Reka natwe tujye hariya aho tujya hose twamamaze iyi Mana yacu yadukunze kuva kera. Ubwo rero ndangije, reka dusenge. Data, ndagushimira kubw'ijambo ryawe. Ndagushimira ku musaraba wa Kristo, kubw'umusaraba wa Kristo, ndetse urakoze kubw'umwuka wera ufungura imitima, ukaduha n'ibitekerezo bikwerekezaho. Ibyo byose bikaba bituma umuntu waremye akumenya, ndetse akarushaho kugukunda no kukubera urwabya rw'umumaro. Ihesha icyubahiro mwami mwiza rero, maze ureke umwuka wawe, mwuka wera turasabye ngo dusobanurire iriya mirongo ni myinshi twasomye, dushobore kurushaho kumenya uwo Yesu ari we, kandi natwe turusheho kugira umwete wo kumwamamaza, tumubwire abatamuzi. Mwami mwiza, dufashe kandi ubidushoboze, twambika imbaraga zidasanzwe, tubisabye twizeye ndetse tunezerewe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Urakoze Yesu.